Humble Jesus, Dr. Jack, Molix Music. To the Y, to the M, to the L, to the A, to the A, to the A, to the A. Nikumva yabandi ngo yafate nk'ukuri, nimubwire yanjye ngo yagira ibinyoma, tukabaguye n'amabase banusha kugu. Umunsi ku wundi niko muzika nyarwanda igenda itera imbere. Umunsi ku wundi kandi niko abayikunda bagenda biyongera umubare, haba hanze y'u Rwanda ndetse n'imbere mu gihugu. Abahanzi baravuka umunsi ku wundi, ariko uko bavuka niko basanga hari bakuru babo babaharuriye inzira, bamwe bagenda babyina bavamo, abandi ariko binjira. Kimwe mu byo uzaganira n'abahanzi bakora muzika nyarwanda bazakubwira kiyifasha gutera imbere harimo kuyimenyekanisha, bityo ikabasha kugera kure hashoboka. Gusa promosiyo ya kera ntabwo ari imwe n'iy'ubu. Lil Pac ndetse na DJ Bob ni bamwe mu bamenyekanisha ibihangano by'abahanzi bamaze igihe mu itangazamakuru mu ruganda rw'imyidagaduro hano mu Rwanda. Aha baratuganiriza bumwe mu buzima kera babagamo bo ndetse n'abahanzi uyu munsi twita bakuru, ariko icyo gihe bari mu mavuka. Hari muri 2007 kuzamura 2008 na 2009 niho turi buze kwibanda cyane. Sha urebye rero muri iyi minsi ibintu byarahindutse, wa mugani wa Tom Cruise ko mwambaza ibintu byarahindutse ntabwo kiri mbere. Urabona ko ari ikintu ari indi ntera ya ahandi hano bigeze. Ubona ko mbere mu myidagaduro yari imuka mukaguni kamwe. Navuga ko icyo gihe yari inguni imwe, ariko none ubu ngubu byabaye nka mpande enye. Ahantu hose kabisa imyidagaduro ubona ko hari abana bashya babizi, ibintu bimeze neza ugereranyije na kera nk'uko byari bimeze mbere. En fait ugereranyije n'icyo gihe n'ubu ngubu ugereranyije icyo gihe ukuntu byari bimeze n'ubu ngubu, byari bikomeye icyo gihe. Byari bikomeye no ngo radio kujya gukina ngo ubone power play nk'iyo nsigaye numva muri iki gihe biratandukanye cyane. Icyo gihe radio zari nkeya, ntago ari nk'iki gihe ushobora kubyuka nawe ubwawe ukabyuka wabaye radio, niko muri kandi gute. Ariko kera ndivuga ngo akiyumva gake ntiwumve ngo kera nejo ni muri 2007 n'umunani kuzamura aho ngaho. Ibyo byari bikomeye cyane kuko icyo gihe za YouTube zari taraza ngira ngo hari mu Rwanda byari bitaragera, za ma WhatsApp yarataraza, mbese ibintu byinshi cyane kabisa. Nuvuga ngo kumva indirimbo y'umuhanzi cyangwa se kwireba yabaga ari kuri radio, nazo zibaze zari nkeya, kugeza ubu zirazabaye nyinshi cyane. Icyo gihe radio twavuga ko yatangije ibintu byo gupromotinga abahanzi cyane ni Flash FM nkorera nakoragaho n'icyo gihe nyine, hari za Contact, hari na Radio 10 ngira ngo we na City Radio sometimes zagezi, kuko ndavuga yatangiye cyane iyo ntambara wundi yari Flash na Contact. Izo zatangiye bya promotion y'abahanzi nibwo abantu batangiye kwiyumvamo ikintu cyitwa umuhanzi nyarwanda, kuko nibigano byabagaho iki gihe ntabe gihari. Icyo gihe wasanga buri radio ifite ikigano cy'umuhanzi nyarwanda, ariko ngo nta wabibona. So gukundisha abanyarwanda cyangwa se abakunaga ibihangano by'abanyarwanda ugereranyije n'iki gihe biratandukanye cyane kabisa. Ariko rero nanone we promotion kuno yakorwaga ça dépend n'ukuntu waje, kuko ngiye ndibuka ndi umuntu umwe mu bantu cyangwa sinitake mvuga n'ibyo bikoraga ngiye nyine, ariko ngiye ari imikoranire nagiraga n'aba producers icyo gihe bari Click, ba Junior System, ba Nicola, ba David. Hari ukuntu ngiye najyaga mfata umwanya wanjye nkajya mu studios atandukanye, nkajya kwishakiramo indirimbo. Hari ikintu mu kiganiro cyane nakoraga icyo gihe cyitwaga Hip Hop Game, 24 hours Hip Hop Game. Icyo gihe nuvuga ngo buri wa kane nibwo cyabaga nijoro, nagomba kumakinga sure ko ngiye muri studio runaka niba Riderman afite track nshyashya atarasora ari sample, ngiye nkajya nkavugana na producer wakama nkajya kuri radio nkakina sample gusa nkakina flow, cyangwa se n'ibiri The Ben n'ibiri mu cyacye Medi bande bose bahari, bize bigatuma bano najya kuri radio nkavuga ni hari ikintu gishyashya bagitegereze, niyo nane ikintu umunsi kazasoka nyuma y'ukwezi, ariko nibura ko hano gahari. So muri minsi ntari bihari, nuvuga ngo ujya kuruka mu indirimbo niba yisoye none aya masaha tuvuganiye igate kwirekwira isi yose. Ariko mbere nuvuga ngo umunyarwanda wese wabaga ashaka kumva indirimbo nshyashya ya making sure yuvuye ukuri kumva iki yumva Flash ayo masaha akumva ikiganiro Hip Hop Game. Nije mu muziki cyo gihe nabaga mu ari studio zikora zabaga nari mfite studio nakoragamo yitwaga Taximan. Nigaga muri secondaire icyo gihe ngo nkajya mva ku ishuri nkaza ngakora ibiraka nkasubira ku ishuri. Nigaga muri secondaire, nigaga
Ikibungo, nza kuva Ikibungo muri groupe scolaire Kabare, nza kwiga inanga ndava ngiye Butare, none ngaruka Kigali. Ngarutse Kigali niga kuri King David. Ubwo niga King David rero nibwo byamberaga hafi kujya mu mujyi, nkajya kuri studio ngakora, nkabona ubiraka iki byose. None icyo gihe hari hagezweho imiziki y'Abagande, Abarundi, ba Roriro, ba Farias. Icyo gihe baratwikaga cyane, 96 97. Ubwo nibwo naje kurangiza njya kwiga muri Kiste, umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri uranyangira. Nahise mfata minerivare yose njya kwiga ibintu byo kubaninga i Bugande. Ubwo nashaka ko abinkore imyigisha ntiyabinyigisha, ariko umukozi we arabinyigisha, umukozi yari umunyarwanda. Birangije mitamanukana imashini. Ubwo namanukanye imashini nje mfite intego yo kuzamura abanyarwanda. Bana mbese umuziki w'Abagande wari wiganje cyane mu tubari twose. DVD zari zimaze gusohoka, aha nta kabari wabona katarimo umuziki, ariko none ugasanga nta muziki w'umunyarwanda n'umwe urimo. Ibyo bintu byarandyaga cyane ku giti cyanjye, kandi nkaba nzi ko nzabishobora. Nuko byatangiye, dutangira intambara turwana ko tubona biremeye. We in the unlimited riders zone. Lick umusaza. Give me the beat, man. And let me blow it up. Yeah. Abo muteka ko tutari bo nibo turibo. Ibyo muteka ko tutari byo nibyo turibyo. Abana bakorana imbaraga ku murimo. Abanyabitendo bihoraho byo nibo turibo. Abo muteka ko tutari. Ruswa y'amafaranga yaje guhabwa akazina ka Giti, iri muzakoga cyane abahanzi babaga bari kwinjira muri iyi muzika nyarwanda. Aba nubwo babibona bitandukanye, ariko ngo birashoboka cyane ko byabayeho. Platini nibuka Platini bwa mbere, Platini yazanye na TMC, sinzi baraje banshaka. None iki n'ikibazo, bananshaka ntabwo bari bananzi Karigeri Park, bumvaga bazi bashakisha izina gusa. Platini cyo genda byibuka yansanze twakoraga Ruswa, duhagaze hanze nk'ari nko masaa 11 n'igice, saa 12 ndi kumwe na muzehe Gakuru. Icyo gihe murabizi ko ikintu cya Giti cyavuza guvuga. Agisore kanyireka. Bonibuka icyo gihe Platini nawe ngira ngo amakuru yaje afite, cyangwa niwe na TMC cyane cyane baje bafite amakuru yuko utakinwa atari uko utabanje gutanga Giti. Platini anzana indirimbo asanga deja n'ubundi ngendana yayifite. Magorwa basanga nanifite ndana ikina pe. Ngira ngo yakumbe ko ari yigaga Butare cyangwa yarabagiye Butare ibintu ngibyo. Anyumvise avuga se indirimbo kumbe namwe iyi ndirimbo ni yanyu. Biba yuko nge nawe tumenyana, numvaga Dream Boys sinari mbazi ko na video bagiraga icyo gihe. Ndumvaga Lil Park kuri radio ntibari banzi face to face. So biba ngombwa ko tumenyana umunsi waho turahura biza cyane. Platini ndi bakajya kugenda, ariko niba ari Platini team sinzi waba umwe muri bo wabanje avuga ati musaza nako nta kintu dufite nyine ngariko ngagasoda nta kibazo muze kujya gupfa kugura karita. Saa 11 rishiza 12 duhagaze twe tuvuye ku kazi. Umutipe arapfumbatiza nyine nk'ibisangwa ni okay sawa buriya. Ntuko nyine baje gushima. Nkubita mu mufuka ngeze imbere ngira amatsiko kubara yariyo. Nasanze ni 500. Inoti ya 500 icyo gihe. Gusa numva disi ngize n'impuwe. Numva ngize impuwe nibura mvuga umwana umunyeshuri ukiri ku university. Kwanza sinenze ko ari n'abanyeshuri. Twaribwiranye bambira ko biga i Butare ibiki byose. So numva ngize impuwe nabwo se umwana disi w'umunyeshuri uje nibura akajya no mutima wo gushima. Ndavuga okay saba nta kibazo nyine. Bigenda gutyo gusa ntabwo ari ntabwo nahita Giti yongiye. Ariko byaransekeje ndavuga amafaranga 500. Ndavuga ni anyway. Giti twayisanzeho natwe. Giti ni yakera n'iryo jambo Giti byaturutse ngira ngo sinzi ko niba nabyumvishe neza. Giti ni ikintu cya kera no kuva kera cyari gihe, ariko cyari gihe muri kote y'abanyamakuru bakora ibi bajya kuri tele baba reporters, niho byatangiriye. Giti iraza iza muri muzika, ariko Giti ngiye sinzi ko iyo bavuga Giti na type biratandukanye, kuko Giti ni ikintu, Giti ni nka ruswa. Na mu gihe type nigira ngo urimo ukore neza ugashima, yes uramushimira nyine ubuzima bugakomeza, ariko Giti yo ntago nigeze ndya Giti. Reka nkwereke burya abantu bumva ibintu, ndakeka ko ababyumvise icyo gihe bo barabizi neza, no twakoranaga icyo gihe barabizi. DJ Scream ntago nigeze abantu bagira ukuntu bivugira ibintu byabo.
ni nkuko nawe ushobora kujya muri studio ugiye gukora iki ukavugishwa cyane cyane urabizi ko icyo gihe no kwinjira muri studio waba ufite telefone yawe nayo ifite gutya wenda nk'abantu uri buze gusuhuza utumessage udusoma kuri ntuza icyo gihe tekinoloji yo kuvuga ngo urasomera message kuri machine byari bitaraza icyo gihe byabaga hamwe namwe kuko icyo mu minsi mike natwe twatangiye kujya tubibona so kuvugishwa nagiye muri studio pe tuvuye kugenda ibihe byiza na The Ben ndibuka icyo gihe afite indirimbo nshyashya yitwa Urarenze so njye naje n'igihunga nyine nza nanakererewe icyo gihe nakererewe hadenze minota nk'itanu so nzamuye mikro nyine ndavugishwa nyine nkuko ushobora kuvuga uti radio wakujya muvuge radio Flash FM radio The Ben FM nyine ngo nayo sorry ndo ndikosora nyine ariko nari kuvuga ngo ni kuko ntabwo The Ben atanga giti by the way The Ben umuntu urekonesa ku buryo umukorera ikintu yashima yumva yishimye ni nkuko nawe wankorera ikintu neza nkaza nkagushima so iyo ntago ari giti ntabwo nawe giti kameme iyo ni tip nibyo nababwiraga nyine giti ni yandi uhereza umuntu kugira ngo mbere yuko agukorera ikintu abanza kwishyure iyo ni giti pe iyo ni ruswa yeruye ariko niba wowe nkukora ikintu ukaza ukanshima ukarekonesa yuko nakoreye neza ukanshimira iyo ntago ari giti buzacyaha ucana yandi ntiwihebe izuba rizarasa ukwezi kuzamurika amagorwa ntiwihebe ejo ntutinye buzacyaha paka bari bagezweho ko ubwo yari contact yari hanganye na Flash ubwo kuri contact yabagaho Murenzi na Bakaredi urumva noneho kuri Flash hariho paka na Scream aribo bumva waba utakinwe muri ibyo biganiro ebana nta kindi kintu za disi zari zihari byose ariko nyine abizi kunama nk'ubu abantu benshi agiye baba harezi radio za Kicukiro urazizi ntashaka gupromotinga muri kano kanya cyari gujya abantu bagira radio hari icyo gihe nizo radio zari zihawe cyane n'urubyiruko noneho baza Lilipaka aza gukatira Scream ni murumuna Scream sinzi ni Scream ubu wakora kuri hari televiziyo mwakoraho y'abatanzania sinzi izina ryaho ni Cloud ubwo Scream aza gukatira Rider ngati sasa ngewe ntabwo nzongera kugukina umunsi wa mbere atamukina wa kabiri atamukina wa gatatu bibazo dukora inama hari akabari kitwa Mango kari inyuma ya Nyiraroke cyangwa dukora inama n'iki byose noneho ngiye bakajya bamundegera bambwira ngo uyu mutipe turamukina ariko nta kintu abajya duha arashaka kutugurira inzoga gusa akina ajya duha baramukata ngo ndareba ndabahamagara Scream asa nk'ubyumva paka ari warabyaha noneho umunsi umwe ari ku manywa bukeye bwaho numvise umutipe bikomeje kumubabaza mbona atameze neza amamagara paka ngo ukore iki ya mutipe wongera umukino ko nutamukina nanjye nta serivisi uzongera kunyaga uzakura hehe umuziki ukina wose uwukura muri ino mashini uraza nkaguha imashini yanjye ukicara ugatoranya n'abakiriya banjye nkabaparika mpaka urangije bakavuga ati shabo nzi yaranje ashake n'indi systeme nabikoramo ubwo ngubwo avuga ati mbabari ndagusabye kavuga paka reka nkwereke shaka ikintu mbwira nyikore ariko fasha fata telefone yanjye y'abagore beza rigezweho icyo gihe nkuramo simukadi nyereza buri paka uzamuvugisha arabizi bari kuri televiziyo imwe ikorera hano Kimihurura urumva kuri televiziyo ikorera Kimihurura uzamuhamagara umubaze azari gusubiramo fata telefone yanjye ndayimuha arongera asubira kuri ajya kino umuntu uko bisanzwe n'iki byose amahoro arahinda Ruswa y'igitsina yakunze kugarukaho cyane mu itangazamakuru aho abamenyekanisha ibihangano by'abahanzi bakaga ruswa y'igitsina abahanzikazi babaga bagiye kwinjira muri iyi muzika nyarwanda kugira ngo babamenyekanishirize ibihangano ntibatubwira amazina y'abayatse cyangwa abayatswe ariko bemera ko yabagaho ruswa y'igitsina nkeka ko ibi bintu tuzabivuga n'ubundi tuzabivuga bizahora bivugwa bibaho cyangwa se ndakeka mwe uri umukobwa uzi ko uzi ikikuzanye uzi ko
ufite tala nawe kurimo uzi iki kurimo ntabwo wajya kwemera ujye gutanga ruswa kugira ngo promoting wo ni umuvumo aba bake bavuga mbuse baravuzwe erega njye hari ibintu nge numva nge amatwi yanjye arayungurura asigarana ibyangombwa imyanda ikagenda imwe iyo myanda yo kwisubiramo kana ko yavuzwe mu mba numva ntacyo byanyubakaho uretse byaravuzwe pe bigatuma njye no gushakisha umuntu wabivuzweho ukamukubita mikoro kubize gukina gutya ibintu nibyo akabihakana undi akakugira mu gikara avuga ati uzi n'ibindi shaka kose reka nkubwire kuza kuri nk'umuntu wanjye kanakara ajya ambwira ngo musange mu rugo ajya ambwira ngo ngukinga ikinye gatatu ngo nijo nguze kunsanga muri ibintu nk'ibyo byagiye bivugwa pe byarabaye ariko n'uwabikoze nzi ko uwabikoze aho ari ubu ngubu ni umuvumo yicaranye nawe ariko murashaka kunteza ribu ushaka ko ribu biza kuvuga ngo uno muntu afite amakuru nayaduhe kuko ega icyaha nk'icyo cya ruswa y'igitsina ntigiye gisaza nanjye mbavuga ni gatozi ni gatozi ntigiye gisaza umushobora kuvuga ngo kanake ngo kenshi ndayizi ugasanga ejo mbyutse mpatwe ibibazo ngo ntange ubuhamya so reka gusa birahari byaranabaye wagashaka kuma ruswa y'igitsina oya no njye ntago nikoragaho kamera bagaho ngatse nkabikibanga ko mwaze nkabikibanga ikibazo na nubu baracyari mu muziki niba tarabyivugiye mu buhamya bwe okay Y yambwiye ko reka nanjye mwite Y siyo musabye yaraje nsanga studio cyo nakoraga kuri City Radio bwa mbere kabisa araza ati Tipak barambwiye ngo umwana mwiza ijambo yambwiye bwa mbere ndakase ubwana bwiza nubu ushatse kuvuga nyine ngo barambwiye we ngo urumva abandi se bo ntibumva ambwira stories byamubayeho nyine umuntu yashatse guhereza indirimbo presenter warukaze nawe warukaze icyo gihe arambwira nzamusanga CD ngo musangishe ngiwe kandi we urambwiye kuko icyo gihe arampamagaye mubwira ko ndi mu rugo ningera ku kazi ndibuze kumubwira kansangayo urumva ansabaye arambwira ati none se utuye hehe ndamubwira icyo gihe nari ntuye Nyamirambo arambwira ati se ubwo nta kibazo nugera mu rugo uze gukora iki nugera ku kazi uze kumbwira nyikuzanire none we atungura yuko ntamubwiye ko ndi mu rugo ngwe ngayinzanire muri ghetto abona ko ngize ku kazi ndamuhamagara araza anyubisha indirimbo yirumva ni na nziza pe kuva icyo gihe ndayifata mu kurapta promotion irenze izikenewe agenda arambwira ubuhamya byagiye bimubaho uwo ngo havaho haza undi urumva so ni benshi aba producer mu byino yari virus yari kuko na resistance zageze bigaragaza yes nose ni mubizi bagiye yego nyine bakabyara kandi bitangiye ari producer so no urumva producer nabo bya gusa ni cya kintu mu muziki wacu rero hari ikintu cyitwa hari igihe haze nkubiri runaka ikaza yasaze hari igihe haje iyo nkubiri ya ruswa y'igitsina iravugwa ruswa ibi none igiti y'amafaranga ivaho haza giti iki y'igitsina n'umukobwa wese ushaka kurimba icyo gihe bigatuma yifata ujye kumva handitswe amakuru ati kanaka kugira ngo nabe promoted aryamana naba kanaka kugira ngo kurigwa indirimbo nziza ngo aratoneshwa kurusha abandi kubera ko baba baryama mwaje mubyumva namwe so ntabwo najya kubisubiramo ngo ngwice ariko byarabaye kuko ni ikintu cyagiye kicizina abantu babikoze bagiye bicizina na numwe kugira ngo uzumve uzi ko n'umuntu bizanye gupromote mu mukobwa ni ikibazo hari igihe utinya no kubikora nge iyo kisi igize kumbaho bien nge ndavuga nzinuka ikintu cyitwa umukobwa gukina umukobwa kuri radio pe ndabizinuka ndavuga umukobwa wese yaba aririmba nka Whitney Houston cyangwa na ba Brand azagenda zijyana hane nge wapi sinzonye kuzakira kubera iki uramupromotinga rimwe kabiri gatatu kane gatanu ati Ripak baranabagerayo ati bura n'umugabo wa Ripak ati bura mwaje mubyumva ntago mvuze ibiki ariko byagiye biba ubwo ugapromotinga umukobwa abantu no kugira ngo bumve ko ubufasha bamuhaye bitewe n'impano y'umurimo bo bakumva yuko muryamana ariko nabo kubyumva nabo sinabarenganya biterwa n'ikintu abantu bahinze babaremyemo kuvuga umukobwa yabaye promoted yabagize 6 yabaye hit aruko babanza kuryamana nawe so naho byagiye bipfira na nungu ibyo bisigisigi biracyari James, hey JP, my fans, Subunza kubona ryari, kumva kuri phone, kubona ryari, konishwe n'amatsiko yo kuba nakubona, kumva kuri phone, cyako kwibi cyagusha.
byabayeho cyane nicyo kintu cyatumye najya wenda amadetaye maremare ariko nicyo kintu cyatumye kugeza uyu munsi wenda byagiye bigabanuka sinzi byagiye bigabanuka cyane ariko kubera ko bagiye babihagurukira ariko ni ikintu cyagiye gituma ubundi tuba dufite abahanzi benshi b'abakobwa kubera ko hari abantu benshi nzi bashatse kubijyamo benshi bamwe babatera amada abandi barabireka barabyanga neza abandi baravuga ati reka tubireke tuzaba tubigarukamo byaragize hari ahantu byageze urumva abantu mbese abakobwa barabyanga bamwe usanga n'ababyeyi babyanga ariho byavuye n'ababyeyi bamwe kwangisha abakobwa umuziki kubera ko byaravugwaga cyane byabayeho cyane rero nakubwira nk'umukobwa umwe ntabwo ari ibanga wagombaga kuba yarakoze umuziki kera ariko hakazamo ibyo bibazo nk'umukobwa witwa Sandra Mirage bariya ubundi hari abantu benshi nka buriya Poeta uramureba buriya nta mukobwa bano bakobwa bose nta mukobwa nemera yuko amurusha kurapa cyangwa yamurushaga kurapa urumva indirimbo ze n'ubundi azifite urumva ariko nyine yaravuze ati wapi ntabwo ngiye nabaho gutyo urumva none ikindi kizabikubwira noneho kugira ngo ubyemere ko byanabagaho uzasanga abakobwa benshi baririmbye umuziki bakoze imiziki kiragiye benshi baragiye barabyaye urumva uzabona benshi keretse wenda nk'abakobwa bari bafunze imitwe cyane nka buriya ba Miss Jojo ba Chanel bari bafite imitwe ifunze ku buryo utapfaga kubamenyera cyenyeki bafite uburyo bwabo bakora ntabwo twakoranaga cyane ariko bari bafunze bafite uburyo bakora bwabo ntabwo bakoraga cyenyeki mbese iyo yajyaga wumvaga kuzaniye nk'indirimbo ariko ukayibirwanya yayikoreye urumva ukayibirwanya yayikoreye ugasanga yakozwe n'umuntu utazi naho ubundi ni ibintu byabagaho cyane abapresenters se nyine n'abapresenters barabikoraga cyane mbese urebye cyane ariko byabaga cyane ama producer no mu presenters cyane ariko presenters benshi ntabwo hari presenters bakora ubona yuko bakunze umuziki ariko ukabona yuko bagifite n'ibintu byo kwishimisha ariko cyane abapresenters aba producer cyane gusa hari umukobwa mwe yigeze kuza nyine arambwira ati nabonye nta kundi kuntu nabigenza muri studio se ari Nyamirambo tu studio kabisa bana nyine yarebye abuze ukuntu abigenza nyine aremera nyine barayi Amarozi ni kimwe mu byagarutsweho byagiye byifashishwa n'abahanzi bamwe ibi babikoraga kugira ngo babashe kugira imbaraga mu byo bakora muri muzika nyarwanda wenda ibyo ngibyo byabibanga ry'umuntu ku giti cye ariko Amarozi yahozeho ariho wenda azahagarara umunsi Satani yagiye bamurangije ibye ariko Amarozi kubaho kundi mvuga biterwa n'imyemerere yawe mu muziki biterwa n'imyemerere yawe no kumva ko wenda ibyo wowe utihagije utishoboye ukumva ko hari izindi ngufu runaka wakoresha ariko Amarozi kuko abenshi bagiye batanga ubuhamya yuko babigiyemo bakabivamo so niyo mpamvu mvuga ko abaho kuko abenshi bagenda batanga ubuhamya bakanaka murabazi namwe ugatinya nakoranye n'abirozi nakoranye n'ibi najyaga nisiga ibi nibi kugira ngo njye hit najyaga nkora imigenzo runaka Amarozi yaba mu muziki reka ngwize ukuri njye mvuga iryo jambo nzahagararaho nta muntu nzi wigeze ujya mu Amarozi kuko nta n'umwe nigeze njyana nawe ntawe naherekeje urumva wenda naramuherekeje cyangwa narajyanye nawe ibyo nabyemeza ariko mu gihe ari kubyumva gutyo uretse ko nabona signs zinyereka ko n'umuntu ajya mu Amarozi cyangwa se wenda ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nta muntu nigeze njyana nawe mu Amarozi cyangwa se ngo nzi mbizi neza ngo yagiye araza arambwira ngo paka ngo njye nagiye mu Amarozi uzangirira ibanga wapi ariko nanone burya iyo utunze umuntu urutoki gutya jya wibuka yuko n'iki gikumi kingiki kikugarukira bivuze ngo nawe banze wirebe wowe uri mutaga uri umwere okay case Zizu na Bob yaje gutya tuyirebera pe tunari ibintu by'imikino ati umuntu arangije ndata gutesa ubwo kuko izina Bob yari afite na Zizu ni ibintu bihabanye ibintu byari bitagereranywa kabisa Amarozi abaho rwose Amarozi abaho ntabwo mbihakana rwose abahanzi barari benshi
benshi barayakoresheje benshi rwose. Mama Queen aho se nyine kubyumva nyine byagiye nyine mbese cyari gihari twari kubivuga noneho ngiye mbivuze mbibambwiye nyine kugira ngo babimenye ko nta muntu n'umwe ari no kuzapfa bibabukiye n'iki byose. Noneho ubwabo batangiye kuzajya bivamo bamwe bagenda bavuga n'iki byose ni kwako ngiye nari mbizi yenda nkomoka mu muryango w'abakristo bacu bose n'abakristo n'iki byose kandi n'abantu basenga cyane n'abantu basenga n'abantu berekwa n'abantu sinzi ukuntu nabikubwiye urumva rero ngiye ibyo ngibyo ntabwo nari kubonera umwanya niyo nari kubijyamo ntabwo byari kunshobokera. So yanjye nazizu uriya Zizu n'umupeti nigishije biriya byo kubaninga za bwa mbere yakoreraga i Nyamirambo akorera umugabo ucuruza amaradiyo avana i Bugande ntabwo nimwibuka neza izina yitwaga yakoraga n'undi mupeti witwa Ori aba muri Amerika ariko nyine icyo gihe yamaga amafaranga nava ku kazi mwaza nkamwereka ukuntu bandika mu ndirimbo ukuntu babikora byihuse kuko abantu benshi ntabwo bari bazi soft ubundi ngiye nyigi Bugande nagiye niga soft bita Nero. Buriya Nero nta kintu idakora ishobora kwandika kuri CD ishobora kwandika mu ndirimbo ishobora kweditinga ariko ibyo byose nabyize nshaka kugira ngo mbimenye ntazi yuko nshaka kugira ngo menye ntabwo nari nzi ko nzanabikoresha haza nibwo noneho kwandika mu ndirimbo hano abandi bandikishaga za Uridi bandikishaga za Vegas ariko ngiye ngakoresha Nero nshobora kwandikira mu ndirimbo direct nkahita nanayigukora ugahita uyijyana bitarenze iminota 5 ugahita uyijyana ariko abantu batabizi umuntu nabonye inyuma abizi ni Bisoso niwe nabonaga yandika mu masidi najya mu taxi yaragezweho muri Nyamirambo yajyana nkajya mbona mu masika kwa yabaga arimo ama ecran ambona nka sidi yanditseho ngo Sierra by DJ Bisoso wenda mu mbese mbona Bisoso nkabona mbese niho kubera ko ushobora kureba ukuntu écriture imeze ugatubona ko ari ya Nero cyangwa ugatubona ko atari ya Nero none ahita mvuga ati Bisoso nawe yarya azi Nero ya nuko peti mwigisha Nero maze kumwigisha Nero arabikora amaze kubikora yakorana n'umugabo witwaga Jona ndamwibuka Jona ndo baracyahari aza kuvayo agenda korana na Peter maze gukorana na Peter arafunguye studio Peter Bora afunguye studio nibwo yo bapangaga uburyo bazajya bakorana n'abahanzi kuko yarazanye n'ibintu by'amasound n'iki byose bitangira gutyo nyine nibyo ndumva nta birenze ibyo ngibyo nakubwiye ngo ntago nshaka kubyinjiramo ibyo narabirenze rwose ntago ngiye kubyinjiramo naba ndi gusubira inyuma ntago naba ndi gutera imbere ukuvuga ngo ibyo ni ibintu narenze nanashaka no gusubiramo n'undi muntu uri kunyumva hano nambaza n'ibindi nazagira ikintu abimbazaho rwose ni ibintu narenze cyane ntago ngifite umwanya wacu Riderman twaririnze Riderman n'inshuti yanjye buriya Riderman twagiranye ibibazo biriya birebire cyane twagiranye ibibazo biturutse ku bagore urumva ku mugore wanjye n'iki byose tuza gushwana sinshaka kubyinjiramo nabyo cyane hanini nicyo cyatumye n'ibyo byose biziramo n'iki byose ubwo ngubwo birarangira ariko twarinze ubu n'umujama wanjye ntari turahura tugana push n'iki byose karangira nta bibazo birebire. Abahanzi batandukanye nabo bafite udushya dutandukanye tutagiye tumenyekana twagiye tubaranga. Aba bagabo barabatuganirije batubwira bamwe muri bo. Riderman n'umwe mu bahanzi bakomeye hano mu Rwanda mu njyana ya hip hop yavuzweho kuba yarigeze guhaguruka i Kigali yakererewe agatega moto imugezi Butare muri auditorium. Iyo story ko nanjye ndayumva Rider yize kuyimbwiraho kuko yarakire kuko yagiye na moto by'ibintu byarabaye. Yagiye na moto kabisa kuvana i Kigali cyo gihe baga kuntaraga iwabo hariyo kuntaraga agufatira moto mpaka umutipa mutwaye we sinzi niba nakiriho ntumbaze ariko ibyo byarabaye. Nibwo kundi muhanzi yabara gukererwa kandi igitaramo cy'Ibutare cyo gihe Rider cyabaga gifite ingufu pe rwose ni byabaye kuko kumva ngo waguhamagaye muri concert ukabura nta mpamvu ifatika. Ntago ari nk'iki gihe umuntu bamuhereza amafaranga bakamwishyura ku minota nyuma ajya kumva ngo ntiyabonetse nta mpamvu naki abavuga ati n'ubundi ntajya nzayabasubiza cyangwa tuzakora swap. Ariko icyo gihe cyarabaye kuko biga bakundaga umuziki pe kumva Riderman public y'Ibutare yayimisinga byabaga ari isakirego ya ngira ngo nkeka ko umuntu byatumye nabyo afata ubwo bushake gufata moto imuvana i Kigali kamugeza
gukunda umuziki gukunda ibyo akora oya njye yarambwiye ubundi story nyinshi twazaganaga kenshi muri guma guma twaganaga utuntu twagiye tu amasaha sinamubaje gusa narasetse nahise nibaza umuti iyo si umumotari ahubwo we wambwiye ko yaguciye angahe kwanza ubwo twe namubwira ati tugende tugeze i Butare heza muri Odi tugende nyine tugende we nugera ibindi twabivugana narasetse gusa izo story okay njye navuga ibyo yambwiye wenda ibyo gusiza byo ntabwo yigeze ntabwo mbizi no byarabayeho ntabwo nahamye ikintu niboneye na Meddy nta bintu byinshi navuga kuri Meddy ntabwo ari inshuti yanjye urumva none no mu bantu bigeze kuma akazi ka danje ariko noneho nkagakora n'umutima wanjye wose Meddy yigeze kumbwira Bob twikiriya show ndashaka kwitwika ndayigushinza ishe nkuko mbishaka nzagwa amafaranga ya naje ndabikorana n'igiceri cy'icumi yigezamo kugeza n'uyu munsi urumva kiri kintu nibukira kuri Meddy n'uburyo tugeze kujyana i Butare noneho tugiye muri konseri icyo gihe nari shumi na Ben cyane kurusha Meddy Ben anabimenya biramurakaza cyane urumva kugenda si ikibazo bari kubimbwira n'iki byose nyine ubwo ubwo turagenda tugeze i Butare usanga bari kumuhamagara twe turi muri university bari kumuhamagara nubwo duparika mu muhanda Meddy mu gihe ari kwamba twe n'umushoferi twa Rome watwaraga taxi voiture icyo gihe baradufashe polisi mudukurikire ni Meddy agiye kurimba ati Meddy sibyo ni ibiki tugiye kuri brigade babadushyizemo turigisha wapi polisi afande binyenyeri swati niba ari Meddy nabyina amayobera hano yose anayiririmba Meddy arayifata arayiririmba i Butare arayiririmba abana arayikubita arimba za dance ze n'iki byose avuga ati sha niwe mugenda ariko muzongera kwambarira mu muhanda ntago kwambarira mu muhanda byemewe mugomba kugenda nibura mukajya no muri university ukajya muri biriya biti mukambarira maho kugira ngo muze kwambarira muri kaburimbo principal ntago bibaho twari twaparitse ku ruhande yego ntago ari nyine iki byose ariko kwambarira inyuma y'imodoka nyine nuko baratubabariye gutyo niko kantu mwibukira wote za simba ubundi umuntu wazipromotinze simba umuntu ayikundaga cyane ni Kamishi niyo yakundaga simba cyane simba yari ahangahe hepfo biriya bino byo guteka imireti bino by'imireti ibigo byari bigezweho n'iki byose nta maresitora ya danje yabagaho zino za tamutamona n'izindi zose ntazabagaho cyane noneho urabizi bavuga muri resitora saa tanu resitora zano zabaga zafunze saa 3 saa 4 noneho mvuye muri studio saa 5 saa 6 urabizi nyine za simba nibwo zabaga icyo gihe hageze bari alimentation yitwa simba na komati yari itaraza noneho ubwo aho ngaho naho bakayita kuri simba hari ahantu hano hepfo umanutse kwa Mutwe ku gahanda k'amabuye hepfo ahantu berekanira nka filime aho ngaho ahantu batekaga umureti mwiza cyane noneho bakanagera bakanagukorera tekawe kubitira mu gashashi rwose icyo gihe amashashi yari akemewe ukawujyana rwose cyangwa ukagenda uwuzinze urimo ugenda uwukubitira imihanda rwose byaba Nyamirambo urabizi naho niho kwa Simba byavuye ubundi kwa Simba Kamishi niyo wapromotize bwako Kamishi yakoraga ikigari cyane nakoraga kuri nuze kuri Voice of Africa nagitangiranye n'abayingana genza kuvayo nyine kubera ibindi bibazo byagiye bivukamo yivuyemo nyine ubwo Kamishi aza kuza Kamishi ajyamo agikora gikomeza no Kamishi yavaga amatinze none icyo gihe byabaga ari ikirenge moto nta kine bari bataraba n'abastari badanje hagati yikira kuri Simba icyo gihe yabaga ari paparazi icyo gihe nakoraga paparazi mfite abapeti banjye bari n'amajoro ba Jean Paul icyo gihe baramfotoraga amafoto n'abanyafite kwa Simba nyine aramenyekana nyine ya The Ben nawe mu gitaramo cye bigeze kuvuga ko hapfiriye umuntu akaba ari nayo ntandaro yo gutuma gihagarara umva uko byagenze icyo gihe ndibuka amarira The Ben yarariza ntari mpagaze nanjye numva tuba tunakita gutya urumeza nanjye nubwo ameneshesha umumeza kuko yararize ndeba ubwitange bwe bwabaye igitaramo cyamamazwa kugitegura energy zatakazwemo imbaraga zose umuntu yakoresha cyamamaza igihe une nayo launch yari baye yambere teka
yari yabaye ya mbere cyangwa inka ya kabiri ngira ngo yari yabaye ya mbere niba nibuka neza ni ne muhanzi wari uje Petit Stade bwa mbere kuko murabizi icyo gihe ibitaramo byose ama launch yose biberaga Petit Stade niwe muntu wari uyujuje arayifiningiza neza bien so birangira practice yakoze ibintu byose byashowemo tutiteye ku mafaranga kuko icyo gihe ntabwo barebaga amafaranga ngo ndije zangahe no gukunda ikintu ndeba abantu biteguye ndeba abamama bari aho ngaho ndeba abapapa bari aho ndeba abasore n'abajeni bari aho bose n'abakobwa n'abana bato baje kureba igitaramo kitabaye kubera insida imwe ibaye nta muntu utarabaye njye narabaye ku byumweru nanjye numva nuko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda nyine ufite ukuntu byagenze abantu barayibirije nk'ibisanzwe nyine ariko The Ben nawe nako se nawe wenyine n'undi muntu wese na polisi yari hari icyo gihe ntabwo expectinga ko abantu bangana kwiye ntabwo bemeraga ko bakunda umuziki bakunda umuntu bigeze hariya kugeraho Petit Stade yuzura amasaha 3 mbere y'uko umuntu ajya kuyinyuza kandi ubwo nawe hari n'abandi bari hanze abari hanze nibo bari benshi kurusha barimo indani so polisi bibonye ntireberera ubuzima bw'abaturage nta kundi kuneye kubigenza umuntu baramukandagiye wenda niyo byavuze ngo yapfuye ibi n'iki habaye imvuru nk'izo ngizo aho kugira ngo nta n'ikiza dufite yuko ibintu biri kuba biri busubire mu biri bugende bishira ahubwo yakwishaho kugenda biyongera ugasanga hari kuri Petit Stade aho wandi twinjiraga hasanzwe abantu mu migina abantu bameze bati The Ben by The Ben so nkeka ko icyemezo nka polisi y'igihugu cyo yafashe ku rundi ruhande cyane bikwiye kuko wenda niyo bitanaba gutyo niko ko nero kumva ko igitaramo kirabaye wenda hagapfa n'abantu barenze igihe amahirwe ya nyuma sasa ibinge bintu reka nkwereke ngiye kuva na kwakira agakiza narokoka nta bintu by'ibirozo kirebaho sava ariko sinkeka ko wenda kuri kote technique irandirimba hari ukuntu yari ifite ibindi urabona nk'ibishye ndimo muri mixer idafite quality nziza ntabwo yari koze neza by the way ntabwo ifite quality yaresa ibese iri hejuru cyane wenda kuvuga ngo ngigera ki sense mbese karaga kuri no gukora cyancanga udushya twahozeho kandi na n'ubu turacyaba gusa ibi byose ni ibyibutsa baba abahanzi bashya ndetse n'abakuze abakunzi ba muzika nyarwanda ndetse n'abandi gusa ariko kimwe mu byo uzahurizaho na benshi nuko hari aho muzika nyarwanda yavuye ndetse naho igana. Nitwa Simeon Stizon Nkumuza, iyi ni One Nation Radio mu Rwanda.